biragoye ndaza kugomeza ngerageze urumva no arukurumba nicara mu bitekerezo byanjye biri kwihuta cyane nkavuga reka nze ndebe ko na muririmbira nyine ubwo niyo tugiye kwitoza turepeta gake ahubwo yimbwira none satutanye ibitekerezo birihuta cyane bigana uwo nkunda icyifuzo cyanjye nuko utamubura aho nzaba ndi hose kwicaranye niyo ngiye none ubwo ukuntu turajya nyine ukoreshe amatwi sibyo wumve music nyine ugendane nayo nta kwihuta nta no gutinda yewe nakurogendana nanjye sa ubwo tugendane none nawe uraza kongera ugira ate ubisubiremo nayenze ndayipaca paca ariko nyine oya tugomba kubikora ibintu tugomba kuzakora ibintu bimeze neza atazagucishamo ijisho ubwo naki ibitekerezo birihuta cyane bigana uwo nkunda ibyishimo ni ibyishimo bigana uwo nkunda ibyishimo byanjye biransaza cyane kubera kwiteka turi kumwe kandi ntamenyereza yuko ankunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we tugabanye nzamuhoza ku mutima icyifuzo cyanjye izuba ry'igikatu cyangwa kwa kundi wumva ukeneye agatangawizi kagarura ubuzima mu gihe inyota ibaye icyaka. Muraho neza ni Nyambo wanyu nanze kwihereranira ibanga. Niba ukora akazi kagusaba imbaraga ndetse no kuba umeze neza ibanga narindi ni Sana Ginger tangawizi. Sana Ginger ni tangawizi fresh. Sana Ginger ni ikinyobwa fresh ikorwa muri tangawizi kandi urayisanga hose mu gihugu. Inyota irakwishe amahitamo ni Sana Ginger fresh igura amafaranga 500 ahakwegereye hose karyoha gakonje. Nse bebe welcome. Shande kuzana niso nubundi ubwo ufite. Yego nusore bwa mbere nkonye bareka ngo ingana uko. Baramusego. Gusa cyo narumi umva windekura wimfataho rwose mbabarira. Mama uzwiyambika uruhu rw'intama kandi muri ibirura. Usi ikibazo shiri. Ndore ushitse mu rugo ubwe nk'icyayi uranze. Ntuzanye aho nkunda gufatira akayaga nyuma y'igipangu hano ndakunda. Ngo tuganire uko mbona menga barakaye ko nushaka no kumbwira bibite. Ndeka eji mbabarira ndeke. Nahamagaye no mwisi. Kuvegera mpamagara mwisi. Kuki ariko wifata nk'umuntu wifata nkaho nta kintu cyabaye kandi ibyo bintu kuki ukunda kubikora? Mu byukuri waraye he? Seni yo mpamvu. Yasugiye kurara mu magasozi byibuze ni wanamenyesha umuntu. Nta nubwo se wakitaba telefone? Ndurumva. Naraye mu kazi. Kabiri kangahe surara mu kazi? Byashitse naraye mu kazi. Nagiye mva nagiye kuririmba. Habaho ibintu bya after party nabyo mbijyamo. Aho kubera kuntu kirege kimeze nyine gisa n'ikiryoshe. Nibagera kukumenyesha ariko kandi none umva hari Musanze ibaze gufata nsanga isa 10:08 byarangiye nkataye Kigali. Ndumva ingoma zarahinduye imirisho ubwo musigaye mujya mu kazi mukibagirwa abantu da. Uyisuku kwibagira ni mpamvu mugatona kwandikiye SMS. Kandi ibirori byakuryoheye nyine ukibagirwa kumbwira. Nyine hari ukuntu ubu uri muri mood y'akazi. Wanyumvise ko abantu batagira akazi wambwira ikintu bireguye. Eka nkubwira ngiyewe navuye mu kazi ka mbere ntinze. Umusambiri fatiraho ndagenda nkora akazi neze ko ndutaye saa 4:05 nkataye Kigali habaho after party nawe ndakomeza naho nagomba gakuririmba no session ko bigenza gute
aha wenda babona babonye nabo uririmbira muri zo after party da ntago nako nyine ngiye kuririmbira abantu waririmbiye n'abawe ku giti cyawe nese utangiye gushidikanya ku mwuga nkora ko undi unshigikiye bigenze bite kuki se muri message wamawe utambwiye ko utaraye hano ntabwo wandikira message nkubwira uko naramutse nuko meze n'inkumbo nkufitiye ntago ngiye mu kazi kutambwiye ati wihangane nijoro wambuze ndi mu kazi nagiye mu kazi aha n'aha nkora na after party sinaraye mu rugo nuko utamubura no aho hantu nta kuntu twaza gushyira izina yitwa nde izina yitwa nde Nyamba aha none ukaza icyifuzo cyanjye yewe Nyambo we nuko utakubura aho nzaba ndi hose iyo twicaranye Nyambo we undora ngurora tunyura mu byacu tuba tunezerewe kandi namenyereza angahago kandi numenyereza yuko nkunda by'ukuri nanjye nzakwereka nta wundi abo tugasubiremo nanjye nzakwereka ko nta wundi nkunda atari wowe atari wowe nzaguhoza noneho ngo tugabanye nzaguhoza oya ukundi kugashaka nzaguhoza ku mutima nyine baby kosa ryaba kurinda aho ndarangenda ijoro ryose ndi gushaka ahantu uri nkagera hano mwekomanga abantu bakambwira ngo ntabwo hari bikubwiye ndewa bimbwiye ibyo ntabwo bikureba uzamaneko shiri nabyo byaba ari byiza nabyishimira kuko naba numva ko mpangayikiye ariko ucyumva nta kibi nari ndimo sinzi impamvu rushidikanya reka tubyihorere umutima wanjye uri kunyemeza yuko rwose utari uri mu kazi nkaba naye ndihe nanjye niho ndi kwibaza yaba nari mazi ntabwo nakabaye ndi kuhakubaza okay nimba kuko utazi rero reka nkubwira aho narindi naraye mu kazi saa 8 sinaye gutaha i Kigali ese abo bantu waririmbiye bari bakoze iki ku buryo kuva saa 2 ucuranga ukaririmba ukageza saa 11 za mu gitondo ukiri gucuranga reka utangiye kushidikanya nyine ndi kukubaza nsobanurira mbimenye okay cyane yumva atari nko kunsobanurira nta kibazo reka ngusobanurire umuntu yabandangiye ndi jenyine nta wundi muntu yari kubaririmbira kuko nige bizeye ni umwizego wabo bari bagiye gutera ivi noneho bimaze kuryoha abo after party turakomeza ku buryo se ucuranga after party ukabutananyandikira message ndi kuguhamagara inshuro zingana kuriya gubwira ati ndi mu kirori gatondaza kukuvugisha tuza haba phone yashize mwabyuka mu rugo saa 7 z'ijoro nkaza kureba ikibazo ufite uziwe ko n'uwaye bayinzanye no mu gatondo nzi ko banayinyibye kubizi ntajya ubwo ni gute we nakumva tuvugisha ukuri ubwo nshobora cyakoze katujye tubyihora ubonye basi yumbwira ati narindi mu nzu ndyamye nsinziriye gusinzira rero ko ushaka ibitotsi bigutwara nyine ugasinzira nkubeshe ko ntari ariko ngo narindi gucuranga ngo ncomeka kwa DJ ngo ngira gute kuvuze ko nta wundi muntu hari suri bacurangire mu birori ubwo DJ nagasaga ari gucuranga ngo nawe ujye kuri telefone DJ ndi kuvuga live ni DJ ko acuranga indirimbo z'abandi bashaka umuntu abacurangira bakaririmba DJ akacuranga ingoma zisanzwe aha undi none utiyumva ko numva kubira tumukanga nzaguhoza ku mutima mukanga njye rero nakabona uzava ibunumva ibintu bimeze neza ahubwo ararangira nzaguhoza ku mutima oya uragira no kujya ari amaranga mutakanarira hagati yo niyo nzaguhoza leta sarana ku mutima kandi numenyereza yuko nkunda by'ukuri nanjye nzakwereka ko nta wundi nkunda atari wowe kwa kundi nzaguhoza ku mutima sheri wanjye
nzaguhoza ku mutima ngaho curanga turakomeza ucurange nkahita mubwiramo imitomo nyambo ndagukunda n'umutima wanjye wose iyo mubonye tuma numva ndi umuntu w'umugabo sinzi impamvu mba numva ndiho kubera wowe bigahita binjabuka kujabuka oya ntabwo byakujabuka ahubwo ukaba ukarangije wumvise ugiye ubwo twari tumuhobe ndagukunda kuki gushidikanya hari igihe kigera umuntu akabura icyo avuga da basi uranyumvise simbizi sinzi uko ndi kubyumva mbabarira ntabwo bizongera umuntu ntabwo uri kumpa amahirwe yo kukubwira n'ukuntu uburyo bagusutse neza ngo umpe amahirwe yo kukubwira ukuntu wambaye neza mbona uri gusa neza just nyine imiguruko gusa ndagukunda nta wundi muntu sinzi impamvu uri gushidikanya ntabwo mbizi ubwo wenda ndaza kugenda mbyakira uko bikomeza nyine kugenda binshiramo nkora iki ngo unyumve ntahure nyine ubyumva uko biri kuva mu kazi ka 2:00 ukajya gucuranga uzi kuri bucyo ujya mu kandi kazi ukarara uri gucuranga kugeza mu gitondo bega no buzima ngomba gukora cyane nikoresheje ejo ntuzi imigambi dufite twapanze inzu imodoka ubukwe n'ibyo tuzobikoresha iki tuzoseka bidukore mbwira ngomba gukora ubuzima n'ubundi ubwo naka gatatu nkabonye nagakora nubwo wajya ugakora sangahe wajya utasangahe unahimba ndi masaha yanjye nta wundi muntu ushaka ni wowe nta wundi muntu bigukorera ni wowe n'abana bacu bazaza ubusa umwana dutunguye akazi ntabwo ushaka umwana wanje aziga ku bigo nizeho ngo agomba kwiga ese n'ikihe kigo navuga reka ibyo tubyiborere gusa nyine ntabwo nanjye nakishimira kurara mu kazi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba kugeza mu kindi gitondo ngo uri mu kazi kugira ngo tuzabeho neza reka twese turakora tugomba gukora cyane je nzaba nduhuka muri pasiyo ubu niyo gahunda igihe cya pasiyo kirahari nimba umusaza nzicara njyewe nakoreye sinshaka rero kuzicukuza umusaza yanduranye reka nkore cyane imugihe nyifite imbaraga cyakoze da kamfire kwemera kuko wanzanye kwicara ahantu hari akayaga kano kayaga wagira ngo nawe uziko ngakunda mbaye hano hameze neza si sawa cyane cyatuma mpfa kukubabariramo gakeya upfa kumbabarira ukareka gupfa kumbabarira aka kayaga rero katuma mpfa kukubabariramo gato wambabarira gahora Ese icyo mutacyakira abashyitsi cyane najyaga nzano mukampa ibiryo mukampa iki hari kera nyine ingoma zitarahindura imirishyo iki ni iki se kidondaraye hano ako se urambaza iki ni imisatsi ni moderne ifungiye imeze ni byafunze rero byanjye biranyishe bindya none sinzi ko uri hanyuma se wabiwazingazinze nk'amarayi ko ndi bumukurema yo kubisuka noneho bimeze bite se ko wabuze kutagiza gusura ba mudugudu nawe rero uracyurira ndakora iki se ngaho ndangira akazi ubu umusaza azajya agenda hene mu iduka kubanguka nawe wicaye hariya nurangiza ugende umubwiye ngo nshaka gusuka ngo ukoreshe inzara neze si yambyaye nicyo kintu witwaza se abandi bakora bo baratoraguwe ntibabyawe ese wowe nimba nyine ntabwo ufite njye nkaba mufite ariko nyine ntaribi uzandangira akazi se nakubanza ukabonye utagashobora muri nagakora nk'izina ryawe yego ko cyase ukamara gutya ngeze mu kazi mba seriyeze nkaba seriyeze koko nkakora uzakishakira rero nubwo uzumva imvune yawe nta kera shakiza hano wari umwana mwiza nk'ubu yaba yari afite umwana nzagushakira abantu bo mu gasharo baguhinduye ngenda umwana mubi se gute ubu uri kumbwira ngo ngiye ngushakira akazi ngiye ubona nihangira imirimo ntabwo leta iri gutwigisha kwihangira imirimo nese ko ufite ibishoro ndabifite ufite ibishoro se ubwo wirirwa
papa wamubwiye ngo gwe n'ibihumbi 100 cyangwa 200 yayakwima ugakora ukava mu rugo rega nawe byamushimisha atari kubona wirirwa umusaba ikintu cyose kandi ubona ko text urayimusaba nese nayitoragura akoga barabakera nzagurisha ishyamba ryanjye nshake maye kwikorera nishingire boutique hamwe n'undi muntu tuyicuruzanye none se undi muntu se muzafatikanya iya umuntu nshaka kuzahitamo akazi tugakorana tukababunganiza yewe ubu ndamubabariye uzaha akazi wowe ukaba boss y'umuntu oya tuzafatanya uwo muntu ni inshuti yanjye dufatanye izo muwezega numva ari nk'izabihere ubu uzabireba nyine ikizavamo ese hari icyo umuntu kibaho nyine umva ubwo nkubwire we nari nibagiye kuguha amakuru ntaza kwibagirwa nkayacyura iyi boro yawe ndayikunda cyane kubona ari heza ni heza kabisa sha sinzi nimba James azakunda kubera sinzi nyine mba numva ko ashobora kuba afite izindi expectation ariko sinzi nyine nose ni nk'iki ubona nyine atazakunda actually ashobora kudakunda ukuntu plafo zimeze ashobora kudakunda kuba ku izina iri hariya ariko tuzabimenya ndabona ntariba ariko mva n'intebe mbona azakunda n'umutima wose buri kintu nakunze nta wundi muntu wacyanga kubera ko njyewe nyine karite yanjye iri hariya mwese abantu bose bakunda nk'ibyo ukunda njyewe impamvu njyewe ndapinga cyane urapinga cyane James no kugira uzanyemeze ngiye kugira uzanyemeze wallahi biragorana iyo wanyemeje na undi muntu njyagorana cyeka nawe ameze nkanjye ariko nemeye kabisa njyewe fresh tugeze turebe ahubwo se atari biriya by'imigati n'ibiki nta kindi kintu ukora as I told you nyine ko mba mfite izindi business zo ku ruhande ngomba kujyamo niyo mpamvu nashatse manager nkora by'ama business to business nkora ibintu bya furnitures and to exporting ibintu kuva Dubai kuva China tubizana and some nk'ubu se nk'ibyo kuki ubutarabimbwiye nakabaye narababereye umukiriya reba nk'izi ntebe ntabwo nawe wambwiye ko ugiye kwimukana ngiye gutura nk'ujyanye ngiye kuba numva ngo warimutse hari ibintu utari wakambwira nuko utabimbajije ese nigera kubibwirwa n'iki ariko ndabona n'abandi barazikoreye neza nta kibazo nawe igitambaro ari fresh ni gute se ufite inshuti ikora ikintu no mubera umukiriya wa mbere it's okay wenda uzama kandi wubatse yawe awamenya wabona n'ejo hari ikindi nkeneye nabonye umuvuna mwita gukunda wabona nako James wawe wabona azaguhereza n'inzu Kadete harya nakura kazi kakandi ka Mirire mbaza ngo bimeze bite bimeze ute usikari materita uyu mugabo wanyu umugabo wa Jojo Gahima ari kumutereta kuki ubundi nuko Jojo mutinya niwe nakabaye nabibwiye ako navuze ngo kambibwire wowe ibyo byose kare akobwa niko kari kumwishinzaho kamutereta nampamvu navuze ko yantinya Jojo ariko abibwire wowe ufate bikiri hafi nimurangara karaga kobwa ni izina ry'Imana none ejo bundi nababonye ngiye mu kabandi bacaho mu rutoki mbaza ngo ahandi hepfo mu rutoki handi haba hatanabona none rero ndakizo ahita batabona neza bambonye shaba arikanga nyine nayo ndijisha ngira nka nta kintu nabonye umva bari bahagaze nyine ariko ubona begeranye ndavuga se Gahima ko ntajyana namubona n'abagore binaha uyu bagutse guhagarara n'aka gakobwa gute ese ikintu kibonye bari gukora ubwo se wamenya ari ibiki ko nawe turutse inyuma nyine urumva begeranye ko kundi turi kumuntu inyuma noneho ubwo urumva nyine barambanye bahita bikanga abantu bafite ibintu bari kuganira ntibabayoberwa shana nabarebye bakomeje barahagarara mbacaho nyine ndabasuhuza mbona noneho Kadete burakantinya kubikora ukuntu nzi amafuti yako kagira n'ukuntu kareshya abagabo umva noneho abagore b'inabazamwica
rero shaka umbabarire ubwire Jojo acunga umugabo nibiba ngombwa bamuzirikire mu nzu kuko uriya mukobwa kuba yamwitumye do nta kintu muri buramuri ubwo bwanyishe we bega ndacyakuza abantu mwana yanjye we muranashobora ngerageje kwisanisha nawe byuvuze ngo njye mu murongo w'ubutiku nta nubwo bugize ngo njye mu butiku nawe numva ubutiku bwawe numva burashikuye kuri abantu bagira udutiku numva birananiye neza ubundi kankubaze izo mbaraga zikura z'amatiku njye nagomba ndi mu matiku rega umuntu uvuga amatiku n'umuntu uvuga ibintu atabonye nya ibintu mubwira nabi nisika nkubaze wababonye bari gusambana kandi ubu ncecetse ejo akabatwara umugabo mwavuga ngo yeba umugabo se uriya n'ihene bazashyiramo ikiziriko bagatwara niki kandi yorere mutesi narabije ase ubundi mutesi nkubaze ubundi buriya nta kidashoboka ako uba wumva n'undi muntu waza agasimbura James mu buzima bwawe ntawamenya ariko kuri ubu numva nawe ubuse wumva ari nk'iki cyatuma wenda wumva ari nk'iki umuntu yakora ngo wenda gukurura tuganire nk'inshuti simbizi ubwo kereka James adahari aho mu gihe ahari numva nta na kimwe wakora bivuze ngo James adahari ntabwo wakikomereza ubuzima nyine tuvuga turi hasi ubundi wakwemera gupfakara ukiri umukobwa none se nabaho nta muntu mfite ko ntari ntahisemo kuba mansera apfuye yindi apfuye se nyine atariho nyine hari utuntu ujya wivugisha nkumva hari ibintu byiza utifuriza James erega yanywaye umuntu ntabwo mwishimiye nyine yagutanze ariko cyarananze namwetosha rega nubwo ubona natuje ibintu by'ibigambo byo kuvugira mu matamatama wari warabiretse ntabwo ariko bikuraho ko nyine mba mutishaza ariko uri mwiza mwana uri mwiza nyine kubona umuntu nyine ntahari ngaragufite ariko nyine ntacyo wende kuba adahari face to face ngo mwegere cyangwa se bivuze ngo apfuye wakikundira undi muntu icyambere ni ku mutima nimba ku mutima basi reka nkubwire akantu umbabarire ukamenya inshuti yanjye sibyo wenda habaye ikintu cyatuma we na James mutabonana cyangwa se bikarangira ko zibahitaga kumenya amahembe nase umuntu makundanaga babiri mukundana ubu ngubu tutabonana nako nta mugore batera inda bari mu matiku batera inda gute buriya mama wawe ntabwo yakubyariye ahantu nyambo utavuga mama cyangwa akabyazwa n'umuntu ugira amatiku nese papa aramatiku agira ugira amatiku beti ugira amatiku kuva ku munota wa mbere kugeza ku wanyu uba kakanya uvuye kuri niyori ugeze kuri bofre wacu twese turi hano mu gasharo dushyire ku ntego ikize ibyo nkubwiye nutabona ingaruka yabyo nyuma ukavuga ati mutesi arabimbwakiranya ntabwo njya mpinga n'ibyo abapagana si umpinze ukanga ko tunatega ntago bofre n'ubundi nuriya mukobwa barahura bari no gupanga n'ibintu by'ubuki niba banabonye yari mu murimo ubwo ngubwo dete yanuze bofre ari kwereka dete imirima nyine imizinga ko ubuki bwagiyemo ukajye kumugushakira isoko nta kindi kintu bari barimo ubu uzagira amatiku kugeza ryari uzajya ubona abantu bose bahagararanye wumve ko hari ikindi kintu kirimo sawa ubwo buki muzabushima umunsi icyari ubuki kivuyemo umuzinga ubuki bugahinduka umuzinga ase washatse ibintu byungu kandi bamwe bamushakira akazi uranshakira akazi utanangize nandi gukubwira ukagira umusazi kereka haba akazi ko gutanga nk'amakuru ariko nayo y'amatiku niko nagushakira koko wagashobora kanigenda rutavunukira nzaba mba namurira mu myatsi mugabo baramujanye ndore nyando ibyo niyo byari bikumanuye iwanyu ndaba numva muri kuririmba urwamubonye kamvuge gake ahubwo batanyuma usumva ko bavuga ngo urubavu rumwe ngo aba ari urw'umugabo ngo urundi ari urw'umugore urw'ufiteho n'urw'amatiku kajya amatiku gusa umva ko bavuga ubu uvuye kuri niyo rugeze kuri bofre mute nutayaka amatiku nta mugabo uzabona nyine ndi kuvuga James ni wakangaye mukundanye si nk'uwa 10 ni wakangahe
Okay, wabe ntabwo wamukundaga? No, ariko aho umubano wanjye na James ugeze. Nako n'uwa mbere waramukundaga. Ariko ntabwo byigeze bigeraho ngubu bigeze. Ahubwo wowe ntukantege iminsi. Okay, basi reka nkubwire. Basi bibamutse bibaye uba mama hirwe. Ntabwo byaba ibyo umuntu yabimenya byaba. Nari. Sha umva rero nkubwire. Uri inshuti yanjye. Ukwiye kuma support ntabwo ukwiye kunca intege ngo aramutse apfuye ngo habaye ngo mutari bubonane. Ahubwo tumena na mukumbure kamuhamagare. Muhamagare. Wedatawe. Muhamagare. Dacamos. Muhamagare. Nyacu ubwo reka njye nicomokera ugiye kuvugisha umukunzi wawe. None se umva umbwire ahubwo nta nubwo uri gucamo. Nase kwisi ugenda? Warumva ugiye kuvugisha umukunzi wawe reka mbengiye. Nase kumvugisha hari icyo bitwaye? Gerega Queen karacyarimo. Nago yatanye kukwitashira gutera imitomana. Twumvikanye ntabwo nyine twumvikanye ko nazo yo guteta ariko ntabwo twumvikanye ko ngomba gukura umutima wanjye cyura cyo tugiye tucyumvikana n'abana n'inshuti sinkukure urumva byoroshye gukwikuramo muhamagare nicamo ungaye Biram uzamuza fungura muhamagare Sinakubesha iminsi cyangwa amajoro ashize kuko sinayamenya icyo nzi cyo ni kimwe nuko ntagishoboye kubaho igihe udahari mbwira shenge kwahuri ukinzirikana ariko uzi ko wamenyane n'uriya muhungu usigaye uri kuririmba no nijoro buri kuririmba uryamye ngo hari umwami gukunda si umwami usanzwe haruta abandi bose yatsinze urupfu kandi ubu ni muzima ati ngwino usange uhamagara agutahe tatita no ngwino mwana nkunda ngwino hande rwanjye narangize bari yo birashimishije ko ukunda kuririmba cyane ko nanjye kuririmba ndabikunda umuntu yaratubwiye ngo uririmbye nk'ubusenze kabiri ubu nabohotse uziko ndi kuririmba ubu naza gushwanyuka uri hano naje gufunga akajo usa naje gufunga yize uziko maze kubibona yuko ushobora kuba ntabyara oya nako n'ubundi ntabwo mbyara buriya nta nubwo ari wowe ufite ikibazo ahubwo ni njyewe byo ntabwo mbyara maze kubyemeza neza kagira inkuru ntabwo byara uri kubyumvamo se hari ukuntu umuntu yiyumva kumva ko atabyara ntabwo mbyara ariko ndi no kubyiyumvamo njye ndi kubyiyumvamo ko ntabyara ushingiye ku kirere kumva nyine gutya mu mubiri ukumva niba ufite ikibazo nasi ko twagiye kwa muganga akaba ari igihe basanze ntabyara oya buriya baranibeshye njyewe simbyara ahubwo wasanga barancuritse yego mana aho muri urabyara nyine nuko wagize ibyago akaba ari njye turi kumwe ntabyara ntuzi ko se ari njye basanze mfite ikibazo ariko uzi ko hari n'igihe abantu bajya kwipimisha bagacurika ibisubizo ariko gahi uretse gato ubundi iryo byara ryawe numva ukomeje kuvuga kandi utsindagira waba warasubiye kwa muganga wenyine utambwiye bakaguha ibisubizo bakakubwira ko basanze ufite ikibazo utabyara oya mugabo mwiza wasubiye kwa muganga oya ntabwo nigeze nsubira kwa muganga nzi byo kuba utabyara ariko nyine ndi gutekereza yuko akasera nta myaka mfite
barabizi Kigali nabaye mu nkiri muto nese ureba imyaka nawe reba igihe cyose nabereye muri Kigali nta kana bigeze banambeshyera. Yego ibyo ndabyumva ariko umenye ko nge nawe tukimara kugira ikibazo twagiye kwa muganga bakadusuzuma bagasanga ari nge ufite ikibazo wowe uri muzima. Abantu bajya bagira ngo umenya amashaza n'ibijumba wenda kunyicira hano. Kuri rukanse. Cyo ruhangura kugaburira isombe. Ashize iminsi ngahe amezi ane ashize koko mananye none amezi nasigaye besho bundi ako mama wabagira ndaho ndenda gupfa washatse ikintu ugurisha umuntu akakira we nanga gasombe ni shaka umukira biriya bitogi tubiguhe tugura inyama ako ntuzazanye gere ko arahenda mushake tore gisombe kushane burana ngo ari ibintu byinshi mba nakubwiye kiri ko hari yaranyigisha ngarankunda ibiki ariko ntango mbikubwiye no kwiganira bisanzwe ariko je mba numva yaguterese bisa nabyo oya se naga niyo mpamvu tuma nta kintu nkubwira je ntango namwemerana nubwo je nashaka umugabo nuko nyine mba ngira ngo nyine ubimenye nk'umunyamabanga wawe kambyimbuke nari mbyimbye yari kumbona nuko nisike nifitiye agakiza ni kuririmba nimbere neza umva rero ugira agakiza ntukagire ariko urakafite kuki ngo nzajya mu giterane kuri ADPR Gashari we hari igiterane kuca wa musore yego uziko avuye nangaha avuye nangaha turaririmba nyine aje ko mu butumire ubwo cyane uri umwana mu bisigo by'utangwe nze musuhuza ubyo ntabwo nabyibushye nanjye ndi kumwe n'umusitari rega mva numva nasizoye ushaka kugira ngo umenyekane abasitari banyine agende tumenyekana urahinda uje mu bintu byo kumenyekana gute uri umukecuru nanjye ngiye kuzazinduka ku cyumweru nzaba uwa mbere mu rusengero nicara imbere tuzajyana ikibazo iki nyine so urumva ibintu byumvikana imyaka yose maze n'akazi nakoze urabizi ko none se imyaka tumaze tubana kori njyewe mugore wawe ko ntabyara uragira ngo ubyarane nande uragira ngo ubyare gute nyine nako nabitekereza imyaka yose nakoze muri Kigali hakabona n'akana bambeshyera okay niba udashaka kwizera ibisubizo rero by'abaganga ubwo shaka undi mugore utera inda cyangwa uncinye bari muri ibyo nabizi ko ntabikora mba none nivugira ariko nyine mba nanabitekereje cyane nkagera kure ariko gahe humura nanjye ndakwizeye ko utancinyuma rwose nta nundi mugore wanjye oya ubundi se wakoreye umugore unduta nta nubwo yase abahe wamuvana he nyine rero tuza izo mbaraga nta nizo nabona ngahituriza rero umugabo mwiza icyubahiro ni ikimana ariko reba uzo naguca inyuma kuri hizu kwisi mu kirere tubona ntabwo mazuba ajya ngaho tuza ntihongere kuzana ibiryo ko utabyara byihorere uri muzima kwa muganga batubwiye ko wowe uri muzima oya tuzanabyara ahubwo ntitugirirwe ubuntu n'Imana wenda Imana izabutugirira ntidusenga se vuga ngo ntusenga se turasenga urasenga none se ubu bigenza bite ko wigume ukaza guhagarara hanga uziko mvuye mu gikari nje gufunga kuko hari imirimo ndimo mu gikari ubu narifashe imfunguzo ngo nze mfunge hatagira umuntu winjira muri salo kumbura aho uri gutekereza ngo ntubyare ibya bitekerezo kumura gahi uzabyara batangare kandi nge nabona nyine yari kuvuga ngo tuzabyara batangare rega ninjye nawe twenyine ako rero ujye umenya ko twebwe tuzabyara cuco ntabwo ari byo tuzabyara yego tuzabyara Imana nitugirira ubuntu ahubwo ikindi kintu nenge kuvuga dukurikije ubwenge Imana yaduhaye twarize ntago tugomba kwitwara nk'injiji kamama nitubona bikomeje kwanga tuzajya mu kigo cy'imfubyi hari amorphena abafite abana nyine bababaye tuzajyana ese ko butangiye koza amawe biri kumwe na Nyambo nandiye kujya numva ndi gufuhamo ngaho nyine mbuza kubona buzukuru oya ntabwo rwose ariko mbikubuje none se utangiye kumva kuba ndi kumwe nawe no kubiya mube hafi nyine urukundo rwiyongera ndupakira ngaho ndirimbe mwibire nkumbuye Imana nkumbuye abera nkumbuye wa musozi mwiza aho ni habera bantegerereje mfite urukumbuzi rwinshi mu mutima wanjye nkumbuye Imana nkumbuye abera nkumbuye wa musozi mwiza aho ni habera bantegerereje
umunsi mwiza ry'abariho. ariko tuba twagerageje rero banza kumenyeka ngo musuhuze nanjye nzamwirebera ku rusengero no mitine namumenye. Yesu ni wangu wa mzima wa milele, wa milele, wa milele. Yesu ni wangu wa mzima wa milele, wa mzima wa milele, wa mzima wa milele, wa mzima wa milele, wa mzima wa milele. Tushakire nk'akana tukarere cyangwa se n'ibinaba ngombwa nyine ngo we n'uburenganzira bushakire. Reka ibyo oya irisubizo iri kuwe rwose ibyo ntibishoboka. Nasa nagwaye uburenganzira ntago washaka undi mugore mu byaha. Oya reka na ubuso nanabiba uzi ko nta nubwo nanangengagenga ageze imbere y'undi mugore. Nta nubwo kada. Ntago wabishobora. Nabyo naba. Gaye. Umva buriya ni wowe wenyine. Uri uwanjye n'ubundi gahe byiba uri uwanjye. Cyane. Kandi urabyara rero humura. Ntacyo tuzabyara. Wabona Imana izanaduha n'igikobwa cyiza cyangwa igihugu. So na nyine. Gahe ntukajye wigunga shase iyo wigunze utekereza utuntu tubi. Ni bya bintu kaba gaciye mu bitekerezo gatoya. Akabona umugabo mwiza yarakaye birababaje. Oh yes. Aho murasinaraka mfite izuba nkawe. Gahe ubu rero ugiye kungomesha akira n'ujya kugenda ukingere kanigera mu gikari hari imirimo ndimo. Sawa. Niwe bagirwa ukingere. Ako nanjye nzivamo koko. Sikiye ibintu mba mbivuze koko biturutse kuki. Sha. Cyaha si ikintu koko.